nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari kugira ngo SICOVIA yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Kongo, ariko Kongo yari hagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bandi. Urakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni SICOVIA Mutesine Nkoramama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabahe ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure. Binagenda bikagera no muri company za security, aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'ibihumbi 50. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza Igifaransa. So ni interpretation y'Igifaransa yari yanditse bo batangiye ku ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi, kuko issue ntabwo ari ururimi hano. Issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussing ari side ya minister, ari abanyekongo, ari abaganiraga, hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko. No, ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije, kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura Igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuzayishyura Igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yarari aho ngaho cyangwa ntiyarahari? Ntabwo yarahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yarahari kandi atarahari. Yes. Niho substance. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye nuko utumvise neza icyo Gifaransa. Ariko Robert urumva nawe ari na review nyine ufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that it's the wrong message ugeza ku Banyarwanda. Yes. Yageje yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question iyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya question ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance. No, it's not exactly. Mr. President, Excellency, the problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So,
nibyo byabaye. Yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho warukwiye kubona uvuga you should be asking what I am asking. Naho ibyuko a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo, ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. haraho ya byanditse muri iyo language, haraho yabikwestioninze byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese ashatse atavuga ati ngiye kuba ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari umunyekongo cyangwa undi. Ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishi yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane, uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga impression y'iki batanze babistotinze bari bariho fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo icyo bajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara zasubiza iki. Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Nibyo ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza, wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it is what was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns a fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwega ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. You are dealing with journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French ni Kinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none.
it was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert gusapotingaga bimura namubaza ko ati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo what is the argument? Uvaneho kajagari mu. So you ask what you are. Actually, what concerned me why I raised it, I saw him her apologizing, and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutyo ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing. When you apologize, babona nasabye imbabazi nabo bambabarire. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Since ababishinzwe hano niba ministers harabara, it should not happen. Hakwiye kuba accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Was iminsi bibaho. Niko muri hano cyangwa n'abandi abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye murabizi. You have seen it? Minister of Local Government mwarabibonye bibaho cyangwa kuki bikwiye kubibaho kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizi. Anyway, icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one way bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga gusoreza ku kijyanye n'aho ibiciro bigeze ku isoko. Bigaragara ko bihenze kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho bizanahoraho, habura ibintu bihora bihinduka. Ntabwo hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite bituruka hanze bitera ibibazo igihugu, byo bihoraho. Ni ugushaka ko tubikemura gusa. Ibyo uvuga byose birazwi, ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha. Urabizi iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu Kinyarwanda ni iki? Nkunganire. Buriya urabizi ko biriho, baba bunganira umuturage
bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye, gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu ari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije, cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya, urabizi ko byazamutse. Byose ibyo bibazo birahari, ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka, ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka, kuko ntibishoboka, ntibidashoboka. Ariko efote, imbaraga zo kugerageza gukemura ibibazo ziratangwa bihagije rwose. Niyo mpamvu ubona ku giciro cya peteroli na diesel bagira batya, tugashaka uko tworohereza abantu, bikanga bikajya muri transport, igiciro cyayo ukuntu bizamuka. Ariko buriya tudakoze izo interventions, tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu, biba byikubye nka kabiri cyangwa na gatatu. Munyemere ndasoreza ku kijyanye n'isuku. Umujyi wa Kigali uyu muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo, cyangwa se n'ibindi bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda, ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi, mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Ni ikibazo kigomba urakoze nyakubahwa. Yes, kizakemuka. Minisita wa local government wacyumva, na meya n'abantu ba infrastructure. Ubu mwe ntimubizi, ugomba kubyumvira hano mubibwiwe mwari mubizi. Kuki bidakemuka? Ugomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi. Gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora ku bikorwa, cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibi bibazo, nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency.